turabasuhuje. Mu karere ka Kayonza umugabo w'imyaka 58 akekwaho kumara imyaka 18 asambanya umwana we. Inzego z'ibanze mu karere ka Kayonza zatangaje ko umugabo w'imyaka 58 ukekwaho gusambanya umukobwa we kuva afite imyaka 7 kugeza ubagejeje imyaka 25 yatawe muri yombi. Yatawe muri yombi mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 mu mudugudu wa Kacyiru mu kagari ka Cyarubare mu murenge wa Kabare. Umukobwa yasambanyaga kuri afite imyaka 25, ariko akaba avuga ko yatangiye kumusambanya afite imyaka 7. Inkuru dukesha Igihe igaragaza ko uyu mukobwa yabwiye ubuyobozi ko se yagiye amusambanya inshuro nyinshi bikanamutera gutoroka iwabo ajya gushakisha imibereho. Nyuma uyu mukobwa ngo yaje kwandura sida, asubiye iwabo wa se nanone arongera ashaka kumusambanya. Undi arabyanga ahubwo abibwira nyina kuko atifuzaga kumwanduza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare yabwiye ikinyamakuru Igihe ko amakuru bamenye ari uko uwo mugabo yatangiye gusambanya umwana we w'umukobwa afite imyaka 7, bituma umwana atoroka aragenda kuko yatinyaga kubivuga kuko yumvaga ko se yamumerera nabi. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Kagabo Jean Paul yagize ati nyuma yaje kugaruka agarutse nanone se arongera bituma yongera arigendera, gusa ntituzi ngo yagiye afite imyaka ingahe. Umukobwa rero yageze ahabibwira nyina, yamubwiye ko se ashaka kumufata ku ngufu kandi ko arwaye sida adashaka kwanduza nyina, nuko byamenyekanye. Kagabo yavuze ko uwo mugabo kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hakorwe iperereza kuri iki cyaha akekwaho. Ati ubutumwa dutanga, turasaba abaturage gutanga amakuru. Uyu mwana yasambanijwe kera, niba koko yarasambanyijwe afite imyaka 7 ubu afite imyaka 25, ntabwo bikwiye. Turabasaba gutangira amakuru ku gihe kuko ubuyobozi buriho kugira ngo bubafashe. Uyu muyobozi yavuze ko uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ndego mu gihe iperereza rikomeje ngo hamenyekane niba koko yarasambanyije uyu mukobwa we. Mwumve rero uko amahano yaguye i Rwanda. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda kumva umugabo yakwihekura akawamugani ngo ushaka kugishira ipfa arakibyarira, ariko ni imvugo ubona ko itagezweho kandi iteye isoni, iteye n'agahinda. Mukomeze mudukurikire kuri Rwanda On Heart, turabashimiye.